gisha. Yes. Aha. Reka noneho Jide fatira mu kiganza cy'umukozi wawe, hanyuma yo kumwereka papa ndetse na mama. Aya mashyi bacu. Ndabona David rwose aramuhobeye, hanyuma David ngaho fatira urutoki rusumba izindi muri izo ntoki. Ati reka mbanze muhereze urukundo uruta urwo namubwiye. Reka duhuze ibiganza dushimire David ndetse na Egidia. Amashyi menshi. Turaza kongera amashyi menshi avuga ati uru ni urukundo nkwereka kandi nguhaye ntigeze mpereza abandi bose. Bani guha umugisha. Ati ntabwo biri bugarukira aho ngaho rero, ahubwo ndagira ngo nanone ushyireho ikimenyetso atazagira undi muntu wongera kukwibeshyaho. Ndabona atoranyije mu ntoki. Maze uzamure n'icyo kiganza ababyeyi bose babibone, harimo abantu barebare nkanjye. Yes, reka duhuze ibiganza nanone tumushimire Jide. Mwambabariye ugahobera David, umuntu uguhaye urukundo rungana gutyo, kandi ashaka ko bya bindi abongereza bise zero distance sinze kugira distance mbona. Bani bamugisha. Hanyuma Jide washimiye David. Shimira David rwose. Reka twongere nanone tubakomere amashyi menshi. Bani bamugisha. David ati ntabwo ndanyurwa, ndacyashaka gushimira mukunzi wanjye cyane. Arashaka no kumuhereza impano. Umuntu ufite impano yo David yateguye guhereza umukunzi we ayimuzanire. Bitura David ni nkawe nanaseka, byaba no byiza rwose nkanariramo ko ntacyo byantwara. Bani guha umugisha. David aracyarimo kwiyakirira umukunzi we. Aramubwira ati aho nagendeye ni wowe ubaye wa mbere ku buzima bwanjye. Hanyuma amuhaye byose intambwe ayimwegereze. Ngira ngo muhaye kadasitiri. Ngabaye ayo makuru rwose yose turayashaka neza kandi ku murongo. Bani guha umugisha. Yes. Aha. Reka noneho Jide fatira mu kiganza cy'umukozi wawe, hanyuma yo kumwereka papa ndetse na mama. Aya mashyi ni makeya. Umwongera amashyi. Jide ashaka no kurira mu gituza cya papa amusezera, avuga ati warakoze mubyeyi mwiza, warakoze burere bwose guhera nyiri uruhinja
ati numva gutandukana nawe bingoye ariko David agukuyemo bwanikuramo se. Reka duhereze amashyi menshi Egide iyo utareze rwose nari kubaba. Iwacu turarira tukishimira abakwe tukishimira abagabo. Hanyuma rero Imana iguhe umugisha mukobwa mwiza. Reka maze papa atera intambwe yegere hariya kugira ngo dufate ifoto ya hariya. Mureba se we nibwo noneho birimo biraza ariko uza kongera urireho yose ku ruhande rwa mama. Ndamutsa ndashaka yuko mwigira hano hafi ngwino hano papa mwigira hano hino kugira ngo dufate iyi foto neza. Ngo ni urwibutso maze umubyeyi ashaka ajye hagati yanyu. Ariko munkundiye mwantiza amashyi mugashimira bari abantu bahagaze hariya. Urabona ko iriya kupura ari nziza. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Ngaho David nshaka ko ushimira uwo mubyeyi. Reka duhuze ibiganza dushimire David. Umuhaye n'inkoni ati nugera ahazamuka nugera aho bikomeye kumva mu mugongo hamaze kunanirwa bwaka kabando zakwitwaza kugira ngo bongere kugushyigikira. David rero Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Kugira ngo abanyamakuru bashoje reka sabe papa abariya aze yakire mama nawe amushyitse hariya hejuru. Bagenda bakomeza bajya kwicara zireme igisimba ntago gihera zirasohora uri Imana itabesha.